banyakubahwa bayobozi b'igihugu cyacu, namwe mwese muri hano, mbashimiye umwanya mpawe kugira ngo mbagezeho ubuhamya bw'uko narokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Yewe ubagezaho ubuhamya nitwa Liliane Murangwayire, nkomoka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ntarama, akagari ka Kanzenze, umudugudu wa Karumuna. Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yabaye mfite imyaka 12. Mvuka mu muryango w'abana 10 hamwe na papa na mama, twari tugize umuryango w'abantu 12. Jenoside yakorewe Abatutsi yadusize turi batatu, nkaba narasigaye ari nge mukuru. Munyemerere ubuhamya bwanjye buhere mbere y'1994. Ngize imyaka 4, hari mu 1986, iwacu banyohereje kurererwa kwa nyogokuru mu cyahoze ari komine Shyorongi, segiteri Nzove, ubu ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kanyinya. Ndibuka ko nubwo nari umwana ariko byose ndabyibuka. Ndibuka ko umunsi wa mbere ngezeyo twaraye twihishe mu bihuru baduhiga ngo batwice. Ntabwo byabaye uwo munsi gusa, kuko iminsi yakurikiyeho inshuro twararaga mu rugo ntabwo zarenzaga 2 mu cyumweru. Kenshi twabaga twihishe, twahigwaga n'abaturanyi bacu. Naje kubaza nyogokuru impamvu baduhiga ngo batwice, ambwira ko ari uko turi Abatutsi. Nta tegeko ryabagaho ryabahanaga, nta n'uwo kuregera twari dufite. Kandi naje kumenya ko icyatizaga umurindi abo baturanyi bacu baho ngaho, hari hatuye umunyamabanga mukuru wa Muvoma witwaga Habimana Bonaventure. Byarakomeje, ndibuka nanone mu 1992 ndi muri primaire, umwana twiganaga witwaga Nyirahabimana yaranyitegereje arambwira ngo ubwo nturi Umututsi. Ndamubwira nti hoya, ntabwo ndiwe, naramenye ko kuba Umututsi ari icyaha. Arambwira ngo nta muhutu ugira amazuru ameze gutyo. Kuva icyo gihe hari imvugo zari ziriho icyo gihe zavuga ko umuhutu nyawe agomba kuba afite byibure amazuru ajyamo intoki 2. Natangiye kugenda nakweduye amazuru, byaba ngombwa nkajya mpimamo intoki zanjye kugira ngo batabona ko ndi Umututsi. Ndibuka kandi nanone muri 1992 nari naratashye iwacu mu biruhuko mu Bugesera. Igihe cyo gusubira ku ishuri kigeze, hari haramaze kujyaho itegeko rivuga ko nta muntu wemerewe gutega imodoka adafite urwandiko rw'inzira cyangwa se laissez-passer uyu munsi dukoresha tujya mu bihugu by'amahanga. Icyo gihe yakoreshwaga umuntu ava mu karere ajya mu kandi. Hageze rero ko papa nsubiza ku ishuri, ntabwo twari kubasha gutega imodoka tudafite urwandiko rw'inzira. Yaranyitwaje ajya kuri komine kunsabira urwandiko rw'inzira. Tugezeyo kugira ngo baruduhe, babwiye abapolisi ngo nimugifate mu gifungi. Baramusohokanye, nanjye musohoka impande, ngenda mufashe ipantaro. Tugeze ku muryango wa kasho, baravuga ngo ntabwo tugifungana n'iki cyana cyacyo, nimukirekure gitahe. Twari twarabaye ibintu, ntabwo twari abantu. Twatashye nta kintu baduhaye. Icyo gihe navuye mu Bugesera n'amaguru, ngiye Shyorongi n'amaguru. Byarakomeje. Nanone ikindi nibuka mu 1992 ndibuka ko hari igihe papa baje kumutwara abasirikare bamujyana aho wabaga, baramukubita bamugira intere. Ibyo byose byari gukomeza kudutoteza. Mu 1993 nari nkiri kwa nyogokuru. Bya bitero byazaga, noneho byaraje hari mu kwezi kwa 6
baradusenyera inzu, barayisenya uwo munsi bayishyira hasi, amatungo barayarya, ibintu barasahura. Ubwo twari twihishe n'ubundi, ariko icyo gihe baratuvumbuye baratwirukankana, ariko tugira amahirwe ntibadufata, bahita basubirayo bajya gukora ibyo mba nzi kubabwira. Urugo rwa nyogokuru rwabaye itongo gutyo. Nahise nkomariza iwacu mu Bugesera njya kubayo, ntabwo byatinze, itariki 7 z'ukwezi kwa 4 1994 yarageze. Ndibuka ko twari twaraye dutaramye n'umuryango mugari